navuze kuriya by the way ngewe urumva nduma human rights defender cyangwa human rights activist nk'imbirimbanyi nyine rwanda uburenganzira bwa muntu cyangwa se ariko rero siwe gusa mvugira n'aba straight ndabavugira n'abaci bose ariko kuri inshuro kwera ibintu yakoze mpamvu twitandukanyije nawe nuko nanye kubona bari kwataka umuryango w'abaryama no mu gitsina mu Rwanda cyangwa se LGBTQ Rwandan community niba bavuze ati niko abatinganyi babaye niko bya ukavugira umuntu utazi ko umuntu uri kuvugira afite ubugome man ngiye nicyo kintu cyanambabaje ubwo sinzi yawe kuvugira umuntu ari wese nzambareka pe because at the end of the day usanga muntu uri kuvugira ejo zana kwiga rega ngiye yarananyandikije bundi naramwandikije bundi bikibe ndabonye ati man ibi ni ikindi kubona biri gusirikirana hose nawe ya idea ibi ni ikindi kubona man biri gusirikirana everywhere yaranyishe ngo namwe idea ahita ngo no I'm not your dear kwesa nsubiza mwihore n'abatego kumana I'm sorry bro bro are you okay naho nongeye kumwandikira namwihore mwamwandikiye kuri Snapchat aho nyine nahise batego kumana siwe niba ukore gukoresha na wandikiye Moses ukimara kubona bura butumwa uko ngiye urumva nabanje pfa kuvugira umuntu nazi n'impamvu ndashaka kugira amenye impamvu yamuteye biriya bintu yavuze ubwo nibwo navuze ati say hey bro what's up I mean hi my dear what's going on come on ibintu nuzazi kuvugaho sitavuga neza bimeze bito goko ntabwo I'm not your dear yakubwiye ntabwo uri inshuti ye ubwaje ndamwihorera sinzi yabivuze mu rurimi rw'icyongereza I'm not your dear gutyo I'm not your dear what the fuck nawe afite impamvu zayimuteye who knows sinzi ako from now nabaye confused ntabwo nzi ko ari uri gukoresha account gusa muri gihe cyo kwibuka abantu benshi harimo bagaragaye ko babuze n'icyo gihe cyo kwibuka ubu nicyo tuba dusabwa nkatwe nk'urubyiruko hari umuntu wabivuzeho neza I think ni Dr Murangira Bitsieri yabivuzeho neza ati abantu bigize barutema ayeze no kuvuga ba bantu barya nyine ibyo izambuto zeze batararushe akuru no kwifatanya n'abandi bikaba ikibazo so mw'iki gihe cy'ubundi rusubije kuri rusabwa ni ukugaragara nyine bakoresha ya platform yabo neza niba ufite urugero abantu 100 ugacishaho ubutumwa kwifatanya n'abandi wabona ko abantu b'inyangarwanda se cyangwa ibigarisha ko bareva ko babita yavuga nonsense ukamusubiza nufate ya account yangu itiroginga out wicecekire nkaho ibingibi turimo bitakureba cyangwa se witumira nk'ubuze konje wibera ahantu muri Zainidor party ntuwonye ugaragara muri public ubundi muri kino gihe nibwo twari kwerekana imbaraga zacu uko gutya ijambo uvuze iyo ufite platform nini nuvuga ngo isirikira ahantu hose niba ufite abafana muri US Canada Australia Germany Rwanda Kenya Tanzania icyo kintu uvuze barakibona ayo habamo ku-influencing abantu cyangwa se gukangurira abantu kwitabira gahunda za leta kwitabira n'inarwa ari gahunda za leta n'iz'igihugu cyose muri kino gihe twese u Rwanda n'inshuti z'u Rwanda friend of Rwanda twese tuba turi kumwe nese sibona n'ibindi bihugu ko bivayo bikavuga nka ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Belgique nabonye yarifatanyije natwe kandi twe tumaze iminsi twara kicking out na ambassade ya Belgique vano kuri ministeri yabo ya Minafete ya barifatanyije natwe so bivuze ngo saba gusa natwe abanyarwanda zo kwisenyera umugozi umwe tukifatanya hamwe numve ngo uri umusitari ngo ahango ngiye sibyanyi kari gutwika ngo ibingibi ntango bindebe hoya birakureba si iby'umwe ngo undi bimureke n'abanyarwanda twese hamwe so rero ndagaye abantu mw'iki gihe by the way urakoze kuzana iyo topic hari benshi bagiye babura bagiye gutwika muri za Uganda hanze y'ibihugu bitandukanye hari benshi bagiye bagenda nataza kurondora amazina gusa bigaye ngo mvuge cyane naho munyumva mugisha Damur we murayansakuze ndikuvuga cyane nsakuze anyway haruvuze hano ngo wazamaye ubufasha ko nakubonye ugira impuhwe nta kibazo zatwandikire so rero ngarutse ko icyo kibazo baruvuze ngati nize imbaraga twe dukwiye nk'abanyarwanda se muri
kino gihe cy'aba influencer aba social media influencer cyangwa se aba star bo mu nzego zitandukanye ushobora kuba umukinnyi wa filime ushobora kuba uri umubyinnyi ushobora kuba uri umuhanzi ushobora kuba uri umumodel abo bose bisaba muri kategori ya entertainment guys niwe uzi ko wari ufite account yawe ntuyigire icyo uyikoresha ukayisecekesha uri ikigwari sibyo se nta mukobwa urakubwira ko agukunda yumva mwakwibanira sha nawe ko benshi bambwira ko bashaka kumbyara bankunda ukabyakira ute byakira neza ariko nta muntu uzi ngo uri seriye ninde reka tubasuhuze ubwo n'abakurikiye Eric Semuhungu ni kuri YouTube channel ye by'umwihariko abakurikiye Iris TV by'umwihariko kandi n'umuryango mugari ubwo tubashimire mwese tugiye kubana ni nyuma yuko twe tumaze n'ubundi gihe tutamukoresha ibiganiro tutamubona ari muri traffic ni jam nyine ni ibiro rategura ni mu tubari dutandukanye bars restaurant ndetse n'ama hotels ni Eric Semuhungu turamwakiriye Eric karibu kuri Iris TV karibu murakoze n'abakunzi bawe ariko ubwo ni kuri Eric Semuhungu ni YouTube channel yawe niho utangira ibyishimo waherukaga live ryari mu kwa gatanu nza mu Rwanda nibwo nari kwikoresha umwaka ushize umwaka urwo rurangiye warushize wa gatanu umwaka urwo warushize ya ubwo ni na anniversary yawe umaze mu Rwanda ugarutse nk'umunyamerika ya ubwo ari abantu bahita bavuga ati nk'umunyamerika kazi ubyakira ute sanje ntacyo babibwiye nese ko utabuza abantu kuvuga nta byatari so abantu bagukurikiye comment section ngira ngo turaza kuyirebaho ariko by'umwihariko reka tubanze tuniganirire bumve n'ibitekerezo uraza no gusoma comments nyuma ibyo bagiye bakwandikira bitandukanye ariko turi mu minsi 100 yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ngira ngo ni igihe tumara mu minsi 100 ariko iminsi 7 yari irangiye ariyo ibirori biba byahagaze ndetse kugira ngo tubashe kwibuka abacu bazize genocide ariko by'umwihariko byinshi turi bugende tuvugana nibiri kuri social media ndakubaza kubijyanye n'ubundi ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga abenshi bari kuzikoresha nabi ari nayo mpamvu mise ntangira nkwibariza wakiriye gute ubutumwa bw'umugabo bita Moses Motion naratunguwe n'ubu sinziyumvisha ko ari wabivuze kubera ko ataravayo ngo agire icyo abivuga hose ubwo niwe wabivuze nyine njye naratunguwe yarahemutse kabisa igihugu cyakugaburiye kikakwambika kikagukarabya n'iterambere rigezweho akaba ari icyo gihugu wanyuze ukabitura ku nko kubanera narumiwe ntabwo biri ari iby'u Rwanda ntabwo ari umuco nyarwanda especially ngiye byanabaje nk'umuntu wajyaga umuvugira ndabyuka nkiba muri Amerika uburyo namuvugiye uburyo namwitamikiye za video zisohoka kuri Fajol Passport kuri za video za ari gusambana kuri by'urumogi ni kenshi nagiye turwana ba Godfather kuri live naye hose kugira ngo bira bintu nyine muvugiganira mvuga ati umuntu wenda arengana bimeze gutya na gutya bakanera imishoti bakangurukana ariko kuri iyi nshuro cyane itandukanyije nawe kabisa bya naratunguwe ungarutse ku kibazo uvuze ati nabyakiriye ne ibira ni umurizo wacu hariya ni inka yacitse umurizo sinzi ukuntu bavuga ikinyarwanda ni ishyana ryacitse umurizo cyane nabyakiriye neza pe ntabwo byakiriye neza ngira ngo ubutumwa bwari busobanutse ko afite kuba yanga umukuru w'igihugu hari ubwo uzi iki tegeko rivuga gusebya nk'umukuru w'igihugu cyangwa se kumuharabika shangiye bose ndi umunyamategeko ngiye nkora muri department ya entertainment ntabwo nizi by'amategeko gusa nziko ko amategeko ariho kugira ngo akurikizwe nta n'uri hejuru y'amategeko so gusebya umukuru w'igihugu rero nziko ko hari itegeko rishobora kuba ribihana ubwo rihari hariho no guharabika by the way no gusebya umukuru w'igihugu umuntu wese uharabitse undi ku mbuga nkoranyambaga arabihanirwa so sinubana umukuru w'igihugu gusa ubu sibo bullying cyangwa harassment irahanirwa
umuntu wese ujya kuri noza kuri internet cyberbullying hari itegeko rihana kandi abizi n'umuvugizi wa RIB Murangira Bitser Dr Murangira Bitser abivuzeho so ubwo rero ku mukuru w'igihugu gusa nitwo ko ahari nawe hejuru y'amategeko nafatwa zahanwe rwose ubwo nje ko nambone ku mbuga nkoranyambaga zawe urasimbutse uhita ukora statement uracyayibuka baravuze byinshi ariko harimo byo mba nibuka yego statement yawe yagiraga iti twitandukanije n'abantu bashaka gusebya LGBTQ twebwe community yacu turamurwanyije ntituri kumwe nawe turitandukanije kandi uri ari umuvandimwe wawe umuvandimwe ko ntabwo tuvukana ngo kuriya no gupfobya bitwa Ivan Werengana byo tura no gupfobya yes no gupfobya kasi niyo twitandukanyije nawe so no kuvuga ngo impamvu twitandukanyije nawe se cyangwa impamvu navuze kuriya by the way ngiye urumva ndumo human rights defender cyangwa human rights activist nk'imbirimbanye nyine rwana uburenganzira bwa muntu cyangwa se ariko rero siwe gusa mvugira n'aba straight ndabavugira n'abaci bose ariko kuri inshuro kwera ibintu yakoze impamvu twitandukanyije nawe nuko nanye kubona bari kwataka umuryango w'abaryama no gitsina mu Rwanda cyangwa se LGBTQ Rwandan community niba bavuze ati niko abatinganyi babaye niko byageze byarasaze n'ubundi bazabice bazabamare bazabarase tugiye I feel offended sibyo se nabaye offended kubera ko Moses yabikoze ku giti kiwe nawe yabikoze nk'izina rya LGBT Rwandan community muri rusange so niyo mpamvu twabati yes yarakosheje pe ariko hamwe ku giti cye n'ibivanga n'ibya LGBT Rwandan community batangira badutuke turi bivumwe twarasaze twice ngo nakane nakine kabano ngacu no kuri urumogi man ngiye personally nanugo I don't drink I mean I don't smoke ntabwo ariko I don't nagunywa itabi smoke so ubwo rero kumva rero nkabira bintu ngiye n'abaye friendly yes ahanwe kabisa ariko twe twabigendeyemo hari n'abavuze se ubundi reke no muvugizi wa LGBT no genda mu activist so I have a right to kuvuga ku byo mbona bitameze neza si byose especially batatse igice kimwe birasobanutse ariko abenshi bati kuri statement wakoze bati ese ko kubundi Eric ahirukana na Moses ryari ese baravugana ngiye twavuganaga bisanzwe kuri Instagram na Snapchat I believe ko na nimero yanjye afite nanjye nayengira so abantu bahita bavuza ati wenda Eric urashaka bararyana cyangwa kuvugira sheri we oya ngiye Moses nubwo turanahura by the way face to face ubona ari kubera iki mutarahura ngiye se hari ukuntu ngiye uraniyumvamo ukuntu kandi mbona abantu batari kuvuga neza abagore babakirereka oya ntabwo ari icyo iyo mbona abantu batari kuvuga neza nanya step ku ruhande kuko ntabwo nkunda kuba associated n'abantu badafite reputation itari nziza kuko kenshi bavuze ati yiyambura ubusagira ute yerekana kandi akikora with attention si nko wenda nabandi kuvuga ngo nandi live wenda mwendura amanuka kugwa hasi wiyikuragamo akabyereka so neje wenda bakubikura ari muri Dubai batari Qatar ariyambura akavanamo imyenda akifotora akabipostinga ese ubibona uteri so sinzi bari gutwika cyangwa no kubona utangiye kuzima ugahita ushaka gutwika ariko ngiye biriya ntabwo mbishyigikira dore ngewe akavideo kanye kize kujya hanze ari n'ibintu tutashatse ko byanze ari ibintu nyine mushuti wacu atubetrains akabishyiraho depression iranyica ngaho ibibazo none ari byo nifotora ngiye nkashyira ubwo ibyo bintu bibara gute that's crazy for real ako kavideo rumeze ute bashyize hanze nshaka kubigarukaho nanga ariyo depression tazi nanga ariyo topic abenshi rero bati Moses abikoze kugira ngo abone ubwene gihugu bwa leta zunze ubumwe za Amerika igana ngiye babivuze n'undi muntu ari gutekereje ku kigiye nibibona se niba gafite event muri May muri Amerika nabati niba binatabikoze kubera ko ashaka asylum akaba ashaka kugira agende hari biri kumuvugaho cyangwa se akaba yaranagiye akaba ari kugira ngo avuge ukorega reka nkubwira ubango kugira Amerika igwa asylum nuko bareba proof ibizibiti byerekana ko umuntu
arahigwa arashakishwa cyangwa yaratotejwe cyagiriwe nabi. So ibyo bintu rero iyo hari proof ziri ku ma website runaka atandukanye nibyo bazamukira bagira icyo for America, BBC World Service, whatever, BBC whatever, binyamakuru New Times whatever, ibyo byose mwandikaho ni proof yo kwereka immigration cyangwa se USCIS yo muri Amerika asaba asylum. Gusa kibagiza neza ko nuri hariya bashobora kumuzana anytime. Ntabwo abonye byaba Prince Kids. So anytime hari icyo bakora cyose Interpol ishobora kugarura. Ari ubwo rugero natanze bambwira abantu mu myaka 9 nari maze muri Amerika. Se abantu bavango baba baragezeyo. Iyo nza kubona umwanzi w'igihugu se cyangwa nabo Rwanda umba ndi he. Wari gutahaye. Nari gutahaye. So ari ko Haikeri banavuze ko ufite n'ubwene gihugu bwa South Africa, ufite n'ubwa Amerika n'ubwo Rwanda. Abantu se bavuga ibyo bashaka ariko ko nta muntu umwe ubuzi lifestyle bibayeho, niyo mpamvu abantu bavuga ibyo bashaka. Ye ubwene gihugu mfite n'ubwo Rwanda bwonye. Ari kintu uvuze permanent resident. Gusa nyine icyo cyakubwira nyine kugira neza ukabisanga imbere wagira nawe ukabisanga imbere. So uriya ashobora kugira gutya no Trump ari muri office biragoye kubona asylum nk'iki gihe. Kamushyira kuri next flight. Harakana ariko ka asylum uri kuvuga nagaki. Asylum no gusaba ubuhunzi nyine cyangwa ubuhungiro muri mu gihugu wagiye mu asylum seeker cyangwa se saba refugee status yo kuguma mu gihugu wari wagiye. So impamvu nyine navuze gutyo kuri Moses ngashobora kwari gusaba ubuhungiro nuko ushobora kuba afite visa ya muri Amerika wenda kakibona wenda na business zitagenda neza. Nanga ariko ahora yambika ibyamamare kandi nubwo ariko ahora yambika abayobozi kuko ni ibintu bizaho rimwe na rimwe. So ubwo rero ugasanga byahita yabaterekanye nko muri lifestyle yanjye hanze, noneho wenda nzabona akazi muri company runaka zikomeye. So rero ni muri urwo rwego nyine nari nkubwiye gutyo. Birasobanutse ngira ngo abenshi bacekaga cyangwa se bibazaga niba koko yabagiye muri Amerika, umva ko bishobora kuba binagoye niba Trump koko ashobora kuba yanabagarura. Nabonye bitoroshye nabo muri Mexique bari kubasubizayo ndetse ubwo nabandi bose badafite ibyangombwa. Ikintu noneho kijyanye nuko afite event nicyo cyatuma avuga ko kuva ku myaka 6 yatangiye kwanga umukuru w'igihugu ndetse akanga inkotanyi muri rusange. Inkotanyi zivuze iki kuri Eric ubundi? Inkotanyi se urumva inkotanyi zivuze iki kuri njyewe? Kuri Eric personally uravuga nk'umu activist nyine human rights zawo ngiye twite abantu bari bameze nabi ari kwicwa bagira ute twabita nk'ari bacunguzi bacu kari batumye tugera hano ku uyu munsi wa none kubera inkotanyi. By the way na point yari yuko yarwaniye igihugu. Sinzi bara ibyo bona amafoto yayigiye byiza no kumara igihe kinini kuri profile yanjye. So ngarutse rero icyo uvuze inkotanyi ivuze cyo kuri njyewe. Bahoboje igihugu mu gihe abari bakiyobaga bari batugejeje habi bari kutwica. Itembere tugezeho no kubera RPF of course ko nari ku butegetsi. So inkotanyi n'ubuzima. Nangara bicaye. Ubona harimo abenshi bashatse kuvuga bati harimo ingengabitekerezo yo kuba yarwanya cyangwa se kucyana bivuze mu gihe cyo kwibuka turi muri ya minsi 7 kucya tabivuze mbere ngira ngo space wari uriho ba Godfather bati nubundi yari yaratinze byinshi cyane bavuze kuri ura munsi. Wakira gute kuba ibyo bintu koko yarabibitse urebye n'imikorere nubundi mwari muri kumwe muri LGBTQ ubwo ni community nubundi muhuriyemo. Wowe ubona imikorere cyangwa se n'imivugire n'ibyo yararimo cyase n'uburyo ya postingaga n'ibyo yakoraga byose wabona wabihuriza he n'ibyo yaba yakoze? Sano kuvuga ngo nyine afite urwango mu maraso cyangwa mu mutima we afite urwango. Kuko ibyo bya LGBT nangari ya muto ni ku giti cye nongera kumvuga umuvuga nka Moses ukwe nangari LGBT ya muto.
Rubanga yari afite urwango nyine yatangiranye iyo imyaka 3 yari afite ubundi se umwana w'imyaka 3 amenya gute ko sarengana ugomba kubanza ukabitekereza sina 15 wenda ngo utanye guca Kenya imyaka 3 urumva afite ubugome muri we first of all harimo ubugome harimo ni phobia kuko mukuki se atabivuze mbere akabivuga muri iki gihe nicyo namucyo tararangira naye minsi 7 tararangira kugera bwo yibutse kubivuga so nuwango afite urwango muri we cyangwa se yatojwe n'ababyeyi be cyangwa se yavukanye regaruko nuvukana n'umutima mubi cyangwa ubugome ese n'abana uzi barwana akaba yakwicana mugenzi we akiri mutoya kamukubita nk'iwe akabara mwahisha so nawe rero nuko nabivuga afite urwango muri we cyangwa se akaba ari nyine ari bwa bugome akora ku babyeyi bisi n'ubishe papa wese yari suspect muri nosa muri genocide yakorewe abatutsi 1994 so niwe yari suspect akaba yarafunzweho nubwo numvisha muri statement bavuga ko bageze bakamufunga ngo yakoze yanga se so undi wakoze yanga se urumva yakunda abandi gute byo nabyo bakwiye kubitekereza ngo yakunze se ruka munyasohotse muri gereza ngo ngo yakoze yanga se so urumva urwango rwiwe n'urwa kera biragoye so utarakunze se umubyara abandi se bakunda mugenzi wawe habunye ikintangaza n'ukuntu azi nawe z'abo bantu yambikaga yagenda akifotorezaho yashinyitse kumba ashishikanye ubugome muri we bivuze ngo iyo bamuha n'ubushobozi ari kugira iwabo akomeretse cyangwa akagira uti icyo gihe yewe ariko nyine ibuye ryagaga niba rikisha isuka buriya yaragaragaye muri comment section ngira ngo umuntu kuri space mwakoze yaranditse ati hari Bob Marley ngira ngo bamuteze urukweto rurimo kanseri ararwambara kugeza ubwo imwica umuntu ashyiraho comment aravuga ati ariko iyo binashoboka uri umuntu wari ufite urwango rumeze uku yari kuba mu mashati muri iyo myenda yose yatangaga ajya mu bantu yambikaga yari gushyiramo n'imiti cyangwa se n'izindi virus ibyo bintu urabona yabikora urwango tweretse afite yabikora wahise atabikora rega umuntu ni mugani ariko nuko nyine ibintu bijya mu ahantu runaka hakomeye niyo yaba atari no kwa perezida umuntu wese ukomeye habaho security checking kizibanza kugisana bakikira imbere n'inyuma yako nta kintu kiriho so niziko ko ibyo babanje kubira mbere yuko bijyaho hantu so atari no ku mukuru w'igihugu ahantu hose hari umuntu ukomeye nyine abantu baravuga ati you know ukavugira umuntu utazi ko umuntu uri kuvugira afite ubugome man ngiye nicyo kintu cyanambabaje ubwo sinzi yawe kuvugira umuntu ari wese nzambareka pe because at the end of the day usanga wa muntu uri kuvugira ejo zana kwigarika rega ngiye yarananyandikije bundi naramwandikije bundi bikibondo yatumana ibi n'ibikindi kubona biri gusirikirana hose nawe ya idea ibi n'ibikindi kubona man biri gusirikirana everywhere yaranyishe ngo namwe idea ahita ngo no I'm not your dear kwese nsubiza mwihore n'abatego kumana I'm sorry bro nawe bro are you okay naho nongeye kumwandikira namwihore mwamwandikiye kuri Snapchat aho nyine nahise bateye gukomana siwe niba ukore gukoresha nta wandikiye Moses ukimara kubona bura butumwa uko ngiye rumva nawe mpfa kuvugira umuntu nazi n'impamvu ndashaka kugira amenye impamvu yamuteye biriya bintu yavuze ubwo nibwo navuze ati say hey bro what's up nyine I mean hi my dear what's going on come on ibintu nuzazi kuvugaho sitavuga neza bimeze bito goko ntabwo I'm not your dear yakubwiye ntabwo uri inshuti ye ubwaje ndamwihorera yabivuze mu rurimi rw'icyongereza I'm not your dear gutyo I'm not your dear what the fuck nawe afite impamvu zayimuteye unoze sinzi ako from now nawe confused ntabwo nzi ko ari uri gukoresha account gusa nyuma nongeye kubona yanditse ngo emergency ngo mbari ngo troops on my door ngo mbari ngo my security guards shot and dead so I was confused you know umunaragoye n'ibyo ndi gukora yarari kubishyira kuri Snapchat icyo gihe kandi uko natari ibintu biri uploaded ari ibintu bifatiwe aho kanya so like story ivuye muri camera raw na story of capturing ukahita wandikaho biba bitandukanye urumva udahombye inshuti hoya se mu nkombe inshuti mani inshuti
ni wa muntu muhura mugasangira mukagira uti nkubwiye ko tutarahura namuvugira nkuko navugira nawe nakuvugira nkuko nyine uyiri umu activiste nangura ngo umuntu ngo ni umuge ni umu straight ni umuntu wese uziruza cyangwa akarengane yiri umu activiste uramuvugira so ngende impirimba nyamahoro ivugira umuntu wari wese igihe nzi ko arengana mbibona ariko igihe mbona ari mu makosa nitandukanya nawe nge nari nzi ko urumva nkibona zira post nka Moses nk'umuntu ufite motions ufite nyine inzu ikora imideri nge nzi ko atari we mu by'ukuri navuze nibyo ari byo byose birashoboka ko wenda ari umuntu wamuhakinze cyangwa se undi muntu uri kubishyiraho ariko niba waragerageje no kumuvugisha nk'umuntu musanzwe muvugana akagusubiza gushihura biravuga ko harimo akantu ntabwo n'ubu sindamenya ukuri tira azavuga kuri account ibe tukamenya ibyisho nyuma cause I'm still confused guys abantu muri comment umufite ikibazo yandike hano kugira ngo ataza kugira ngo nango turamusubiza turabasubiza turi live ushobora kwandika ubutumwa bwawe mukabucisha hano tugatuma n'abantu turi kumwe Eric ngira ngo uri umwe mu bantu bari verified kuri social media platforms ndetse na internet muri rusange umuntu ashatse Eric Semuhungu muri Google aramubona ndetse abona ko ari umwe mu bastar n'ubundi n'u Rwanda rufite ikibazo nanjye kukwibariza ubona ari ibihe byiza bya internet ndetse n'ibihe bibi bya internet ibyiza byayo muri iki gihe ushobora kuyikoraho marketing ushobora kuyamamarizaho ibintu bitandukanye ariyo yo marketing ushobora kuyitambutsaho ubutumwa inshuti zawe zikabona mu buryo bwihuse ibyo nibyo byiza ushobora kudaherukana n'umushuti wawe cyangwa utari kwandi wandikaga envelope ukayohereza ahantu igatinda kugerayo ushobora kwandikira umuntu kano kanya akahita abibona akagusubiza ku giciro kiri hasi cyangwa se cyoroheje ibyo ni byiza byayo ibibi byayo abantu bayikoresha bari kutwika bavuga amagambo asebanya batwika mu buryo ngo bazi ngo bari kugira bamenyekane bavuga ibitari byiza ibyo nibyo bibi byayo ngo ishobora kugukirisha ishobora no gukinisha ishobora no gufungisha ishobora no kwicaza heza so biterwa n'uburyo wayitwayeho cyangwa se n'uburyo uri kuyikoresha wowe ubona internet nka Eric ariko ndavuga personally kuri wowe uramutse ubuze internet mu gihe cy'icyumweru ukaba uri offline hari icyo waba uri guhoma hano witwa Uwizeyimana Françoise ati ndagukunda Françoise nyibuze icyo naba ndi guhomba se ni iki ni byinshi kubera ko ariho nkorera kugira ngo hostinga ahantu kandi koko ukorera online kugira ngo hostinga ahantu nuko mbamamariza ayo ma advertising kugira ngo brand ambassador nuko namamariza abantu nk'ubu mw'iminsi ndi brand ambassador wa Kwizera art furniture ikora ku Gisozi bakora ibintu by'ibitanda amameza tubati magaridrobe n'ibiki so icyo nshaka kubwira rero nyine nkanjye nyibuze mu cyumweru akazi kenshi kaba kari gupfa kuko abantu bamemba cyangwa bakama akazi kubera hari ibyo ndaza gushyira kuri ya platform yanjye nkabona abantu baza aho hantu cyangwa mu buryo bwa advertisement so ubwo rero nyibuze hari byinshi byapfa ubucuruzi bwawe busanzwe ubucuruzi bwanjye busanzwe buhe ere gukorera online oya bambye ntabwo wakorera online gute kandi uri kuri tele niko tele wayigezeho ubwo impamvu rembi kubajije no kugira ngo tujye tugerageza kugenda duhugura dukebura urubyiruko muri rusange ariko by'umwihariko turi mu minsi 100 yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ese nk'abastar murasabwa kwitwara gute by'umwihariko tubona nyine mu postinga nk'aba brand ambassadors tubona mwatsindiye akazi contracts mwasinye mu postinga amafoto yo gutwika nkuko ari kubivuga kugira ngo social media hashyuhe murasabwa kwitwara gute ndagira ngo tugende duhugura urubyiruko ndetse n'abandi bastar muri rusange muri gihe cyo kwibuka abantu benshi harimo abagaragaye ko babuze n'icyo gihe cyo kwibuka ubu nicyo tuba dusabwa nkatwe nk'urubyiruko hari umuntu wabivuzeho neza I think ni Dr Murangira Bitsieri yabivuzeho neza ati abantu bigize barutema ayeze ni ukuvuga ba bantu
barya nyine ibyo za mbuto zeze batararushye ariko no kwifatanya n'abandi bikaba ikibazo. So muri iki gihe icyundi urubyiruko ruba rusabwa ni ukugaragara nyine bakoresha ya platform yabo neza. Niba ufite urugero abantu 100 ugacishaho ubutumwa bwo kwifatanya n'abandi, wahabona ko abantu b'inyangarwanda se cyangwa ibigarisha ko bareva ukuntu babita, yavuga nonsense ukamusubiza. Nufate account yangu itiroginga aho twicecekire nkaho ibingibi biturimo bitakureba, cyangwa se witumira nk'ubuze konje wibera ahantu muri Zainidor party ntuwonye ugaragara muri public. Ubundi muri kino gihe nibwo twari kwerekana imbaraga zacu, kuko gutya ijambo uvuze iyo ufite platform nini nuvuga ngo isi ahantu hose. Niba ufite abafana muri US, Canada, Australia, Germany, Rwanda, Kenya, Tanzania, icyo kintu uvuze barakibona. Ayo habamo ku-influencing abantu cyangwa se gukangurira abantu kwitabira gahunda za leta, kwitabira n'inarwa ari gahunda za leta n'iz'igihugu cyose. Muri kino gihe twese u Rwanda n'inshuti z'u Rwanda, friend of Rwanda, twese tuba turi kumwe. Nese sibona n'ibindi bihugu ko bivayo bikavuga nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Belgique nabonye yarifatanyije natwe kandi twe tumaze iminsi twaba kickings out. Na ambassade ya Belgique vano kuri Minisiteri yabo ya Minafete ya barifatanyije natwe. So bivuze ngo saba gusa natwe abanyarwanda zo kwisenyera umugozi umwe tukifatanya hamwe. Numve ngo uri umusitari ngo ahango ngiye sibyanyi karo gutwika ngo ibingibi ntango bindebe. Hoya birakureba, si iby'umwe ngo undi bimureke. N'abanyarwanda twese hamwe. So rero ndagaye abantu muri iki gihe by the way urakoze kuzana iyo topic. Hari benshi bagiye babura, bagiye gutwika muri za Uganda, hanze y'ibihugu bitandukanye. Hari benshi bagiye bagenda, nataza kurondora amazina gusa bigaye. Ngo mvuge cyane naho munyumva mugisha Damor we murayansakuze ndi kuvuga cyane nsakuze. Anyway haruvuze hano ngo wazamaye ubufasha ko nakubonye ugira impuhwe nta kibazo zatwandikire. So rero ngarutse ko iki kibazo waruvuze ngati nize imbaraga twe dukwiye nk'abanyarwanda se ku muri kino gihe cy'aba influencer, aba social media influencer cyangwa se abastari bo mu nzego zitandukanye. Ushobora kuba umukinnyi wa filime, ushobora kuba uri umubyinnyi, ushobora kuba uri umuhanzi, ushobora kuba uri umumodel, bose bisaba muri kategori ya entertainment. Guys, niwe uzi ko wari ufite account yawe no yigira icyo ikoresha kayisecekesha uri kigwari. Agaruka nkareba ko bazuvuye he waba udafite impamvu yumvikana nka nkubitsa ahantu. Kugira ngo nsobanurire icyahujyanye cyari iki yari impamvu ko ifatika, yari motive ifatika yo kuba wasohoka. Especially nk'abantu baba bafite izina rizwi. Dia wajya ugaruka tukareba kandi n'abantu binjiji bagenda bagera bakajya na posting no kuri Snapchat bari kurya show. Watse muri kino gihe man in 7 days zambere man none atari na nyuma ya ntubashe no kwihangana. So rero I don't know sinzi man abantu ngiye ngira ubwete umuntu aragoye umuntu ni mugari gusa nyine abantu ngamije nababwira iki twabya bisubireho nyine. Bisubireho ubutumwa bwiza burasobanutse. Ariko Eric nanone tutarajya kure ngo dutandukire tuve kuri yo topic turi kuvuga, ngira ngo nandi guchecking accounts za Moses mbonye asa nuri kuvuga ngo agiye kuvuga uko intambara yatangiye. Ngira ngo asa nusobanura nyine ariko ubwo ni post ni Instagram ngira ngo video kano kanya se yego oya se urimo kubera ngira ngo ni ashika hari kuvuga ngo uburyo ngo byatangiye hari mbonye ari no gupostinga ngo show ya Amerika ituro niba ari ituro rya Amerika ngo yabaye sold out ngo rero ego sinabubwiye ngo banza shora ko yavuze bari muri Amerika. Rero bitumye mita nshaka kukubaza nubundi kubijyanye n'imyambaro. Kuba yavuze kuriya urakeka ko imyambaro ye igiye gukomeza gutera imbere cyangwa cyane cyane locally irasubira cyerekana bari muri Amerika nese hano mu Rwanda izagurwa n'abandi cyerekana n'ubundi ko n'abanyarwanda benshi banayiguraga imana irahenda imyenda igurwa n'abanyamahanga ahubwo iyo connection yari afite yakwiye no kwiyubahisha kuko najya kubona ngo Legend araje ndi mwambitse ni motion ngumva minister runaka cyangwa ambassadeur runaka uvuye mu bindi bihugu araje ndi mwambitse ni motion hakwiye kubahisha iyo nozi
iyo opportunity yari afite cyangwa se iryo soko yari afite abandi badafite ndetse niba ukora Made in Rwanda wenyine hari benshi bazikora man. Ngo ni kuri uretse gato ngo kuri nishimiye Eric Semungu uburyo ngo asubizanye ikinyabupfura no kuba yumva ibintu uko naho abanenga u Rwanda n'abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye nakunze uburyo usobanutse rekana n'injiji. Thank you buri gihe TV witwa Françoise nitwa Damour bashaka nimero yanjye muze munyandikira Instagram ndayibaha ati if someone want to text you privately how can he or she do it. Kuri Instagram nta kibazo reka dukomeze hano ikibazo bambaje hano ngo cyamaze ngo kukibyinambara atangiye mu mwanya turaza kujya tujya muri comment zanyu ngende mbasubize mugende mwandika ibibazo buryo mudukunda byose nze kubireba turebe uko bimeze. Twava kuri Moses reka twigendere ngira ngo umaze iminsi ubwo twaganiraga twari turi mu gihe ngira ngo abantu bari kugusengera abavuga butumwa benshi bagusengera bati Eric Semuhungu ugomba gushaka umugore ndetse by'umwihariko na mama ari mama wawe ati nkeneye akabebe eri none suko umwana atangwa n'Imana igihe nikigera ngo ubwo umwana nyine akaza tuzamugira wabivuga ureba hano niko nese uracyabidaboringa aho ko bitashoboka rega birashoboka nta kidashoboka imbere y'Imana byose birashoboka. Akabebe uri kugateganya ndamuteganya ariko ntawe ndabona uwo tuzamubyarana mwana ndamuteganya umusegesho azabikora nk'iminsi aramusengera yitwa Savas ni usengera ariko ngo nabo bariyiriza buri munsi ese ujye ubasha gufastinga nawe ngo uyirize actually kuva nagiye mu Rwanda sindiriza ariko narabipanze uko bizana ndari umwaka wararangiye aho nshaka kuzabitegura nkakora fasting ya 1 week kuko ngiye mba no muri Amerika najyaga niyiriza narabikoraga kabisa. Ese iyo uyirije biba bimeze guteri ari byiza nyine narabimenyereye nanga ari ibintu byanungura cyangwa numve ngo birambangamiye ngiye narabikoraga 1 week nkarya rimwe ku mugoroba ndotsi ngabambwira gahunda ukuntu ibiteyo Eric yirije yirije nyine no kuvuga ngo before ya saa 12 nshobora kuba nemerewe kuba narya anything ako nyuma ya saa 12 kugeza saa 1 nta kintu wakoza mu kanwa nta n'amazi wanywa ahubwo ufata akanya gato urumva igihe niriza mbara muri Amerika nabaga mfite n'akazi nkora nafataga free time cyangwa mu gihe cya break nafite Bibiliya nkayisoma cyangwa nkihira nkasenga cyangwa umva indirimbo za gospel na sex baho na gutukana mbese icyo gihe wigomwa bya bintu byose ukunda nakunywa inzoga nubango ni wowe n'Imana noneho niba ari n'abandi bagusubiza inyuma bagushaka gusura bashobora kuza urabyirinda noneho najyana niyiriza mfite nambana na my loved one wanjye 2016 na 7 gutyo icyo gihe yarabizi ko imugihe nabaga ndi kwiriza na sex naki nanone anigiye batwigira bitabaho cyo kurara mu cyumba cyawe nanye umwaka mu cyumba cyandi mu cyumba cye kaburi mu masengesho rega nakwibuka bagufite bibiri yuri mu live ariko ufite na bibiri nasenga byatari kabisa none se hari ikintu isukomoza ngo wibuza ibintu ukunda ariko uranavuga uti nta bya sex ukose bashaka guhakanira umugabo wawe yes nuko kwimana yo mwijwe nabambeshye Imana yarabizi byagendaga gute nyabaga bizi Eric aramusengesha yaramusengesha ibyo ntango bibaho cyo cyumweru cyose ntacyo wamumariraga ukuri kw'Imana abazungu ko badapfa kwemerara dia mubanye nano yemeraga byo nabonaga ari muri noza gutya aho ngaho hejuru hari ariko bareba cyane muri kwareba ariko yarageze ararema ati ntango uri kureba hago ne nayotse iyo karero yavuye muri Amerika yes ukuri kw'Imana mu ijuru ukarenye iyo iriya biri mu mitungo akuye muri Amerika n'umugabo wanjye yaguze muri noza hano reka tube tuharetse ari utaza kugira na emotion ukanarira hoya nawe nyirira uba strong than what you think niko aha sheruka muhakanira ukamubwira uti reka reka ndi muri fasting nta kintu ndi bukumarire byaraga n'itegeka arabizi yabaga bizi yo
sheri burya ukunda gusenga ndagusenga cyane nuko wenda ngeraho nkagwa ariko gusenga byo ndabikunda nk'abantu baguciraho iteka kutajya usenga wababwira iki abantu batucira iteka rego buri muntu useka ari buri muntu n'umutwara we bahora bareka nese ko natari hano kugira ngo nshimishe rubanda ni hano kugira ngo nishimishe abo nababwira iki se ejo sinandi mu rusengero urumva abantu bazi ngo ejo warasenze ejo nandi mu rusengero urumva gusenga nanga ari byo bintu uvuga buri munsi ngo urashyiraho hariya uragira ute hari bibaho kabika nyine ku mutima wawe atari itangazo uratangaje tujya muri comment section tumaze turebe abantu bawe ubundi tuze nkubaza ku kintu kijyanye na hosting mu bijyanye n'ubundi clubs abenshi bati Eric ni kirara abandi bati guhostinga mu tubari n'uburara bati se ubundi habamo amafaranga ndagira ngo noneho bakebure niba twabibanza tukaza kujya muri comment section inyuma ukaza kureba abantu ibyo bari kukubaza ndetse n'ibyo bakeneye kumenya byose ukabasubiza guys muri comment section mwandike mubaze ibibazo turabasubiza Wizeyimana Françoise ati ngewe sinzi gukoresha Instagram wamfasha ku bundi buryo nayibona wanyandikiye se Facebook Messenger niba ubishoboka ashaka I think n'abantu bashaka nimero yanjye ya telefone nimero nawe nahita hano kuri live ariko mwanyandikira nkaza kwibaha sibyo se munyandikire nimero ndaza kwibaha kuri munyandikire ndaza kwibaha naribi abandi namwe mwandike ibibazo byanyu naribi ndabasubiza okay tugiye kuri icyo kintu cya waruvuze ngo hosting ibintu byo guhostinga se ibyo guhostinga nanga ari uburara burya akazi ko kareka ariko mu gihe ari wo murimo none siko ntabwo wagakora kose agaki murimo akazi kose gute ugakora hosting ariko ugakora nako kandi mu rusengero baba ko nyine ubuzima bw'isi utabuvanga n'ubuzima bwa gikristo so bo niko bavuga ati utawasinze ngo kiwanyweye ibintu nk'ibyo nawe babyumva nyine mu rusengero se ubundi ari inzoga wazireka njya nzireka nyine nkongera nkazisubiraho bibaye ngombwa kuzireka burundu byashoboka mo gake ariko mpana burundu igihe banaziveho burundu ariko ngira nkazisubira bashyize nk'iki kubwinda nini ngo kubwinda yakunaniye ngo byanditse muri Bibiliya kubwinda yakunaniye cyakuri kubwingeso sinzi hari ukuntu byanditsemo anyway njewe reka tujye muri comment tubanze turebe niba batari bagira ibyo bakubaza ngira ngo ubwo turaza kubikwibariza turaza kubikwibariza ese ubundi Eric umaze umwaka i Kigali akantu nibagiwe nanjye nakubajije nta muntu urabengukwa uvuga utuye yaba umukunzi wanjye kukweruka gukundana n'abanyamerika abanyarwanda abanyafrika urabazize iki nuko batari seri eri bitumye nubundi ngira amatsiko uti bari kugusengera kugeza ubu kuva muri Amerika wambwiye kuri singo ikiganiro twakoze ukigera mu Rwanda nyirango wambwiye kuri singo by'umwihariko ariko nanone naka kanya urambwiye uti mu rusengero bari kudusengera bari kunsengera kugira ngo nshake umukobwa sonderi sonderi iki urengeje huti niba ari n'ugukunda ngiryo yerekwa ritambutse sibyo se nta mukobwa urakubwira ko agukunda yumva mwakwibanira nawe ko benshi bambwira ko bashaka kumbyara bankunda ukabyakira ute byakira neza ariko ntabwo uzi ngo uri seriye ninde isonderi waretse bakakubyarira nyenda cyamutegereje ari kubivuga no kubishyira mu bikorwa ababishyira mu bikorwa bari umwe kwijana ubumva ubundi mu bishireke se mugumva amafaranga so ushaka umuntu uzaza zingo nawe uwo mwana yamwifuzaga nanjye ndamushaka then bikabaho ataravango mwana uramushaka ndamushaka ushaka kubeho wabyara ese wibaniraga n'umugabo wawe ubu uremera neza weremeranya n'umutima wawe ko wabasha kwibanira n'umugore mu nzu mukabana niyo bafite icyumba cye nawe ufite icyawe wabyemera cyangwa mukanararana kubera Imana bizemera kuri njye nyine mba numva ari inzozi wumva bitajya mu bikorwa
ariko nyine kubera Imana njye I believe in God nibyo nagezeho byose no kubera Imana nanga rero iminati cyangwa iki ntabwo njye nemera mu myuka mibi cyangwa mu zindi mbaraga cyangwa evil spirit gusa I believe ko byose bishoboka imbere y'Imana. So ubwo rero ngarutse ku kibazo cyawe Imana imumaye umugore namwemera ariko nyabonye urumva nyine abantu bavuga barikoze yanze hazaba ubukwe bwo mudamu umukobwa tuzabandusha imyaka 5 nyine binotinga ahantu bishire hari uzabaga Sodoni ngaya nawe wazi ubwo bukwe nyine n'umuhungu n'umukobwa ereke se mu niko warike wabukora da Neseri hari ubwo urwaye ngo iki ndavuga nango ndwa mu myanya myibarukiro ntumeze neza rubwo intama yagukandagiye niko bize wa nyine ndi kuvuga iri ku mugore wamuzaniriye ahubwo gira vuba. Okay. Ubu ngubu tugiye gufata iminsi 12 yo kwiyiriza dusenga. Imana ikora ibitangaza Erika shake umugore. Okay. Ubumva wabyara nk'abana bangaye? Chaka babiri. Abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri cyangwa umuhungu n'umukobwa. Njyewe igitsina cyari cyose nta kibazo. Umwana wese kari umwana. Ariko bibaye byiza baba ari abahungu. Ko nibo bitangora kubarera. Management yabo. Ariko ubwo nayo bayita management ra? Kuba kopare waretse bareva. Hano hari umuntu wanditse ngo turakunda kandi turakwemera sana Eric. Gushaka nabyo ni ingenzi kandi no kugira umuryango birakwiye kandi Imana ibyumve no kuri buri wese ugukunda gusengera. Buri gihe TV niko yanditse arongera yandika ngo kubera Imana bizemera Imana ikumve kandi Imana irakumviza. Mana yanjye wumve amasengesho umuvandimwe uzi ukuntu ubyaye akana kabare akabogari sha umuntu wiyiriza no kuri Imana abana izabaguha. Thank you buri gihe TV. Yes Imana izabama nabandi mwandike tuvuga ngo amina. Amen amen buri gihe TV. Nabandi mwese mwandike ubutumwa ndajya mbusoma. Turi live guys. Mwege muri ko bareba abantu 12 mujye mwandika ibintu byanyu ndajya mbibona nona. Kandi no live niranya try postinga. Yo disi baraguhanuriye. Ndagaboga ngo nabisara umwana ngo wadanje. Ngiyewe mu minsi 12 ngiye kwiyiriza. Eric mbabarira nawe nushaka ntiwiyizira ariko usaba Imana ikintu ushaka koko. Niba ushaka abana eri ubyari. Ndabashaka erega buri kimwe n'igihe cyacyo buri gihe ntaho kiragera. Ariko eri wakabareza ukiri mutoya ufite amafaranga ubundi hari ikintu wabuze. Ufite amafaranga ufite abantu bagukunda ufite Imana uriyiriza wabyaye. Cyangwa ugiye kuba nk'aba basore b'iki gihe abasore benshi ngo bafite ubwoba bw'uko ngo sinashaka umugore ngo kubera ko azakurikiye ibintu tuzakora divorce tugabana amazu ibiki byose. Ese ko twabyakomeje kwandika na noteri yabi natarayizinze. Mine is mine, yours is yours. Ibyaye n'ibyanjye ibyawe nawe n'ibyawe. Atabyaye ndo wete wango yego ko ngo namubyaye none ngo reka tugabane imito. N'utwabana agomba koza ziko ibyo ari iby'inanye byanjye ari ibyanjye. Ubona gwavanga nabwo byanjye man kugira ngo bino bintu bigereho I worked hard for it. Ubu ntago wasezerana ivanga mutungo risesu. No. No. Kubera iki? Absolutely no. Kubera ko nyine ariko abana byo nibura wazabaha. Kandi ari abana banjye. Ari abanje twakoze na DNA nkamenya karabanye. Tajyanye byo kubanza ngo umuntu nguri kurerera umuntu ngo kandi ndatari ni yawe. Neseri utambeshye ubu ngubu ntago wabyarana n'umuntu aje mu kabana nyuma y'umwaka akabyara. Sibyo? Wakwiriye kujya gupimisha. Ntago wanakwizera umushinga. Hoya. Izereri niza abantu babanyacyaro. Dia ngiye mwana wanjye twabanza twakujya gukora DNA. Ubwo se hari undi muntu baryamana kurana utabizi. Cyangwa yaraje anayitwite. Wakajya kamara nk'amezi ane mu bana tarayimutera. Cecekere. Niko nibyo bujije. Ubu hano tugeze kwa abantu ubu ngo nabonye urukundo ni friend with benefit. Umuntu akoza ari cyagukurikiye.
so you have to be mature enough. ifaranga rya Semuhungu riravuga riravuga cyane ariko oya ego wagira ubuntu wagiye ugira ubuntu ndabugira ariko mane ndabugira ariko nyine apana ngo umuntu ahitaza ibintu byose avunikiye atabyicaramo yenjoye ngamere nkaho ubundi umuntu washaka tunakundana nuko yaba afite akazi cyangwa se nta kazi afite akaba ari willing ko namufasha akabona ako kazi agakora nawe akiteza imbere apana b'abantu murahora muri club kazi kanyu umurimo we nuko arya shohoya no kujombamo umuhe harya no gutega umureko ngo no gutega umureko agasoroma nkuje gufata ibibabi yabyo nanga ari nziza hano hari umuntu wanditse ngo François Wizimana ngerike nyeneye ubufasha bwawe cyangwa nubyanga uzama akazi ko mu rugo ngiye gukora isuku ndakomerewe nese wabonye inoza ziza kuri YouTube ni gute utabona kujya kuri Instagram mega I know ndi kunyandikire idawe Facebook Messenger cyangwa nimero yawe yishyire mwanze kwifata screenshot nkubaze aho siga nimero yawe ngaho nayishire hose kumuhamagara you know niba atazi gukoresha Instagram anibirega umva ikibazo cyo tugira abantu baza bavanga barababaye cyangwa nta amafaranga bafite cyane ubufasha bafite ugasanga umuntu arakubeshya so it's hard ko umuntu akubwiza ukuri biragoye benshi bababeshya ese Eric kuva wava muri Amerika cyangwa se reka tunabifatire hamwe ninde muntu uraguskaminga akakurya amafaranga yabyagenze gute akabana kubeshya ati koko ndanashonje ibi ni benshi man abantu baza batugira ati ndaburaye ngo ibiro bifisimo ngiye kubirumanga wambaye ukamfasha umwana ukamwohereza nyuma mukaza guhura ameze neza man yakubeshya arimo yanywera byeri cyangwa se umuntu nyine ukamufasha ibyo byose nubigendera ariko nyine amafaranga bari make none se ubwo nubumuhaye nk'icumi ndavuga umuntu wakuriye nk'ifaranga akagukubita nk'amadolari nk'amagana Semuhungu hari kera ego reka nayo ndi muroko ubu ngubu ndi umuturage usanzwe warya saye ngayo ndayafite nayo mfite hari kera kuri amafaranga nenze amadolari gucunga bamaze kukwishyura amafaranga y'amazu y'ubukode ebana sabu ngubu ni umwe ku ijana mani nta muntu nakurya ngo ubabare yari umwe ariko naramufashije buryo gira neza ukabisanga imbere nawe buriya Imana imugira neza azabyibuka yari amadolari 250 kandi yakurya ari i Kigali yari ahantu ashaka deplacement y'indege n'amafaranga afite ndamutegera ko hari undi muntu numvise ngo wigeze kukurya amafaranga ari i Kigali nitwa nde y'ibijyanye n'iki ibijyanye n'akazi ngo mwari muri gupanga ahita kurya mana mu gihe amafaranga yanjye ari mu mufuka nagapfa kuvamo gutyo banze nabyo byibuka nabitekerezeho amafaranga yanjye ari mu mufuka ntapfa kuvamo ibyo ariko ntajya apfa kuvamo nta muri comment section yawe nta bandi bantu barimo comment section ntabwo bari kwandika mwandike guys hari abantu bakunze kuba bari kureba gusa batandika mwandike muri comment biri turi live urumva hari abantu batazi bya live ko uri kuvuga ko kanya nyine akagira ngo nk'ikiganiro muri gupremiering mwandike guys mwandike ndabasubiza ubundi iyo mwandike ndabasubiza bahita uyipininga kugira bamenye neza ko uri live okay hayo pin message okay ndambishyizeho mwandike ndabasubiza Eric reka ngushimire cyane ndetse ubwo tugumeho gatoya kuri YouTube tubanze turebe abantu bakubaza ariko by'umwihariko nka US TV turagushimiye kubw'umwanya wawe ariko nanone dukomeza dukurikirana ejo ndi tuzaza kugusura noneho turashaka kujya tugufata kuri event before event tukabanza tugakora ikiganiro nawe ukabanza ugatumira abantu tugahita tunagishyiraho tugahita tuvuga ati Eric ari gukorera hanaha bimeze uko nguko urabitwemereye urakoze cyane murakoze abakunzi ba Iris TV